nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 5 Ukuboza turizihiza Mutagatifu Sabasi na Nikolasi. Mbibutsa ko Nikolasi tumwizihiza tariki 5 cyangwa 6, ariko by'umwihariko uyu munsi ndagaruka kuri Mutagatifu Sabasi wavukiye i Kapadokiya cyangwa Kapadosiya. Muri kumwe na Dusenge Gilbert naho mu kanya. Nk'uko nari mbibabwiye, uyu munsi turaganirira hamwe ku byaranze Mutagatifu Sabasi. Uwo Sabasi yari umuhungu w'umusirikare mukuru muri Kapadosiya. Igihe se yoherezwaga muri Alexandria, yamusize mu maboko ya nyirarume. Yaje kujya afatwa nabi n'umugore wa nyirarume, gusa rimwe na rimwe akabasha kubyihanganira. Nyuma Sabasi yabonye bikabije, ahungira mu kigo cy'abihaye Imana hafi ya Matarasika. Sabasi ubwo yari amaze kugira imyaka 30 y'amavuko, yakunze gukurikirana inyigisho za Mutagatifu Etimiyo, agakunda kumutega amatwi. Aho Etimiyo amariye kwitaba Imana, amara imyaka 4 wenyine mu butayu hafi y'i Yeriko. Yagiye yigisha ijambo ry'Imana, imico myiza n'imyitwarire muri Egiputa na Armeniya. Nuko bemera liturujia mu rurimi rwabo. Yubaka ibitaro byinshi n'indi monasteri hafi y'i Yeriko. Mutagatifu Sabasi ni umwe mu bantu bazwi cyane mu bwiyunge bwa mbere, kandi afatwa nk'umwe mu bashinze monasteri cyangwa monatism y'Iburasirazuba. Ikigo cy'abihaye Imana yagishinze mu gihugu cy'ubutayu kiri hagati ya Yeruzalemu n'inyanja y'Umunyu, bise izina rya Marisaba, bakunze kwita Laura nini cyangwa The Great Laura kubera ko ari cyo cya mbere kandi giturukaho abatagatifu benshi bakomeye. Kugeza ubu ituwe n'abihaye Imana bo mu itorero rya Orthodox mu Burasirazuba. Kandi ni imwe mu ngoro 3 cyangwa 4 za kera ku isi. Umunsi mukuru we Kiliziya wizihiza tariki 5 Ukuboza. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Naho ubutaha. Mbonera no kwifuriza umunsi mwiza abitwa ba Sabasi na Nikolasi, babazina babo batagatifu.